kanjye tujya duhurira kuri iyi cano, reka nongere mbahe ikaze kandi nabifurize noheri nziza n'umwaka mushya muhire, umwaka uzababera uw'amata n'ubuki, muzahahe kandi muronke ibyiza byose muzabibonere muri uyu mwaka twinjiyemo. Uyu munsi rero ndashaka yuko twinjira mu kiganiro, tugiye kureba imyitwarire ikwiye kuranga urugo rwa gikristo. Ese ni hehe umukristo, umuntu uzi Imana atandukanira n'umuntu utazi Imana? Ni iyihe myitwarire ikwiye kuturanga mu rugo? Abo bantu uko ari babiri tugiye kureba imyitwarire ikwiye kubaranga mu rugo. Yego. Ntanga urugero, hari ukuntu usanga mu rugo abantu babiri babana ukajya ubona hari utuntu tumwe na tumwe tugenda tuzanamo rwaserera, induru, kandi ukabona tutari ngombwa. Urugero, hari nk'ukuntu wenda ari kamere kuri twe bw'abadamu, hari ukuntu umudamu abaho, niba hari abantu baje mu rugo iwawe ukabona ni wa muntu ugira umutima mubi, ni wa muntu ugira umushiha, ni wa muntu udashaka kugabura ibyo yatetse, ni wa muntu urobanura ku butoni, ni wa muntu usuzugura abantu. Hari abantu yishimira, hari n'abandi baza mu rugo umuntu agisuhuza, wajya kubona ukabona umuntu arabyimbye, wajya kubona ukabona umuntu isesemi irimo kubira, ukibaza isi uyu muntu ni bwoko ki? Uyu muntu ateye ate? Njya nkunda kwivugira ngo baba basonze mu yihe kubakanseka. Ari ukuntu ureba umuntu ukavuga isi uyu muntu koko. Urwo rugo rwa gikristo rwaba rurangwa n'iki? Rurangwa n'iki? Urugo rwa gikristo ikintu cya mbere rurangwa n'urukundo, sibyo? Urukundo rumeze rute? Gukunda umuntu uwo ari we wese utarobanuye ku butoni. Umuntu winjiye mu rugo iwawe aba umukene, ntumurebere mu isura y'ubukene, ntumurebere mu bwoko, bya bintu byatubase, sibyo? Ntumurebere mu bwoko, ntumurebere mu kindi kintu runaka. Ni umugore, ni umugabo, ni umukobwa, ni umusore, ni umuntu, mbese ni umuntu. Kuba ari umuntu akaba yakomanza iwawe, umukristo nyawe, umuntu wemera Imana, ashobora kuba atari n'umukristo ari n'umusilamu, ariko umuntu uzi Imana icyo ari cyo, sibyo? Umuntu ukunda Imana by'ukuri, ayikundira cyangwa se ayerekanira mu byo yaremye. Niba umuntu aje akugana, ese muhe ikaze, umwishimire, noneho utega amatwi ikimugenza, sibyo? Umuhe umwanya akubwira ikimugenza. Cya kindi kimugenza uragitega amatwi, uraza kumuha igisubizo gihwanye n'uko wumvise ikibazo afite. Ubwo nimba numvishe neza, urugo rwa gikristo rurangwa no kwakira ababagana neza, ndetse no gutega amatwi, kwishimira ababagana no gutega amatwi buri muntu wese. Muri makeya reka mbivuge gutya, disipurine nicyo kintu cya mbere, sibyo? Nicyo kintu cy'ibanze. Nari ndimo mvuga nti ni ukuvuga ngo urugo rwa gikristo, umuntu w'umukristo nyawe cyangwa se umuntu wemera Imana mu bundi buryo, ariko azi Imana icyo ari cyo, kuko Imana ni urukundo, sibyo? Igihe ubonye nk'umuntu aje akugana, bwa mbere ugomba kumwubaha, ukamwakira neza, ukamuha ikaze mu rugo, sibyo? Noneho wamara kumuha ikaze mu rugo ukamwereka aho yica mu kinyabupfura. Njyewe buriya reka nkubwire, nanga abantu batagira ikinyabupfura mu buzima. Niba hari ikintu kimbangamira, nanga abantu batagira ikinyabupfura. Ikinyabupfura buriya gisobanuye ibintu byinshi. Iyo umuntu umwakiriye neza, abona umwubashye, muri we ahita yumva ko n'ikimugenza ari bukibone, sibyo? Cyane. Ahita yumva ko n'ikimugenza ari bukibone. Niyo akigusabye ukakibura, abona ko utakimwimye, kubera yuko ababona wamwakiranye urugwiro, wamwakiriye neza, sibyo? Abona yuko ntacyo umukinze. Ariko uzarebe nk'umuntu atungutse iwawe, ugahita umureba ni sesemi kabira. Aha rero hari ukuntu twebwe twifata, ukabona dufite imico nk'iy'abapagani, sibyo?
ukabona umushiha, guhuragura ibigambo, umuntu araje yicaye iwawe utangiye kwiyuza wowe wiciraguraho kubera urujinya n'uburakari ntazi ikibiguteye. Utangiye kunyura ku muntu uramureba nk'inka yica, nawe aho yicaye akajya avuga ati mana aha hantu nahazanywe ni ubu ndahava gute kuko naje gukora iki. Mu by'ukuri ingo zacu ntabwo ziba zikwiye kuba ntabwo ziba zikwiye kuba nk'isoko. Mu isoko niho umuntu agenda akatakata, abavuza induru, abarwana, abagira gute. Umuntu akwiye kwinjira mu rugo rwawe asanga rurimo ituze, noneho muganira mwuzuzanya. Yego, reka turebe aba bana mu rugo, imyitwarire ikwiye kubaranga mu rugo. Ngenda atanga ingero nyinshi kandi ku bintu bibaho. Wese mufite urugo nawe iwawe byahaba, ukajya ukabona nk'umuntu arifashe, umwe mu babana sibyo, abwiye mugenzi we ngo ntabwo barunaka mbashaka hano. Ngo byatewe n'iki ubwo? Ntugaragarije umuntu impamvu udakeneye ko barunaka bagenda, wowe uyifitemo muri wowe. Hari abantu udashaka mu rugo rwawe, ariko wowe kuba utabashaka, we yabakiriye mu rugo ntabwo azi wowe impamvu utabashaka. Uraje uti jyewe barunaka simbashaka hano. Mu by'ukuri niba uri umuntu uzi Imana, niba uri umuntu wumva ukeneye kuba mu rugo rw'amahoro, ukwiye korohera n'uwo muri kumwe. Bwira umuntu uti bitewe n'uko runaka mugendana arambangamira muri ubu buryo, mbona agira imico mibi, niyo mpamvu ntashaka yuko ndumva nshaka ko ntabwo nshaka ko mugendana sibyo. kuko njyewe ushobora kumbwira uti runaka simushaka hano, umushaka hano umushaka hano, havuga nti noneho nzajya njya kumwakirira muri bare. Ahubwo byaba biterwa n'iki kugira ngo bigere aho ngaho? Ubwo se wowe ntabwo byumva ifuhe, none ibitera ari ukuntu tugira ifuhe ry'indengakamere sibyo. Kandi ibi bintu ntabwo ni ukuri pe, ntabwo aba ari byiza. Mu bakristo niba hari ikibazo ufite kuri mugenzi wawe, wemerewe kumwicaza muri ya disipurine njya mvuga ni nta kibazo na kimwe kidashobora gukemuka sibyo. Yaba ari mu rugo, yaba ari no hirya y'urugo, buriya abantu babiri iyo bicaye ku kibazo runaka bakavuga bati tugiye kugishakira umuti, ntabwo icyo kibazo bakiburira umuti cyane. Ariko ubona byaba biterwa n'uko wenda iryo fuhe ryaba riterwa n'uko nk'imyitwarire y'umwe muri bo. No, wenda kuko birashoboka ushobora kubana n'umuntu akafite imyitwarire idahwitse, ukajya ubona mbese ibintu yikoza nawe ukabona yuko mbese utamushyira amakenga sibyo. ariko ahangaha naho nubwo utashyira umuntu amakenga, mu kugira ngo umuce kuri ya myitwarire, niba wumva ubishoboye nabyo ntabwo ubizana muri rwa serera sibyo. niho mvuga umukristo agira uko agenda sibyo. Ahubwo wenda umukristo agira uko agenda. Niba ubona hari imyitwarire idahwitse iri kuwo muri kumwe, banza usubire inyuma gake. ngo iyo umuntu agiye gusimbuka ngo arabanza agasubira inyuma kugira ngo abone uko asimbuke hahandi harehare sibyo. noneho rero hari ukuntu twifata, umuntu yaba afite n'imyitwarire idahwitse cyangwa se ufite iby'umukeka kubera impamvu runaka, ko mu buzima kubaho habaho no gutekereza. ugasanga wowe urahubutse, uburaguye ibigambo, bya bigambo ntabwo biri bumukure mu nzira arimo, ahubwo birarushaho kumusunikira sibyo, bimusunikira imbere cyane sibyo. Yewe rero ndavuga ahangaha umukristo, uba umugore cyangwa uba umugabo, niba ubona hari ikibazo kikubangamiye ku mutima wawe, mugenzi wawe muri kumwe, muri rya jwi ryiza mwituze, wemerewe kumwicaza ukamubwira uti ariko hari ibintu bitarimo kugenda neza, ibi bintu ndabona bibangamiye, kuba ugendana na runaka ndabona bibangamiye, mukabiganiraho ku buryo na runaka niba nagendaga mu rugo rwanyu, mwebwe ubwanyu mushobora kubifatira umwanzuro, mukagira uko mumwitwaraho ntabitwareho umwikoma. ariko ibaze ubwiye umuntu utigera runaka simushaka mu rugo, nawe akifata akamubwira ati uramenye ntuzagaruke mu rugo rwanjye, uwo tubana yambwiye ko atagushaka, ngaho mbwira iyo sura. ese ubwo mu by'ukuri ahita atekereza ko uri umuntu, uri inyamaswa, uri iki?
ubwo nabwo byaba ari ngombwa ko uwo mwashakanye ajya kubivugara. none se wa muntu niba aje mu rugo ubwo urumva uzamubwira niba aje mu rugo akavuga ngo runaka ntagushaka. oya niba aje mu rugo nanjye ndakubajije niba wa muntu aje mu rugo yarasanzwe ahagenda, ni mu bavandimwe, ni mu baturanyi, naza mu rugo kandi uwo muri kumwe yaravuze ati simushaka mu rugo, uzamuha intebe umwicaze kandi wa muntu namusanga biri bube rwaserera. ariko ubwo nimba nabyumvishe neza, umugabo waje kureba umugore cyangwa se wenda n'umugore waje kureba umugabo, ese nibwo buryo bwiza wenda bwo kuba wahamuca, cyangwa watereye ubundi buryo bw'abati reka noneho mbagire inshuti? Reka turebe tubwire abadukurikiye, sibyo? Aha tuba turimo kwiga, sibyo? kuko ibi ngibi byamfasha nawe byagufasha, n'undi wadukurikira byamufasha. Hari ingo zibayeho ugasanga baraba mu makimbirane. Buriya urugero nka tw'abadamu, hari n'igihe uba ufite n'inshuti yawe y'umudamu ariko umugabo wawe akaba atamwiyumvamo, sibyo? akavuga ati ngewe runaka simushaka hano, sibyo? aho hantu ngewe niho navuze. Hari n'igihe umugabo ashobora kuba afite umugabo mugenzi we cyangwa se umugore bakorana akaza muri urwo rugo cyangwa baziranye. Nahise ubundi reka nkubaze ikibazo, sibyo? ubundi mu buzima busanzwe umuntu niba uri umugore hari aho byanditse yuko uzajya uvugana n'abagore gusa? ntabwo ariko bimeze. Ugomba kuvugana na bose, ugomba kuvugana n'abantu bose. Bivuga ngo Imana ni urukundo, umuntu agomba gukunda abantu bose, sibyo? gusa nawe ntabwo akundana n'umuntu ufite imico mibi kandi umureba, sibyo? ushaka kumuhindura. yewe aho ngaho rero cyane cyane niho hajya hakunda kubyara ibibazo. Umugore akicara yabona nk'umugabo, hari umugore uje muri urwo rugo avuga ati ese runaka ari hehe, ntarumva n'icyo amushakira, induru zigahita zivuka. nta mukristo ukora ibyo bintu, ngewe ndabyemera. ushobora guhita utekereza utari ko buriya hari ukuntu, buriya shitani nayo hari ukuntu ijya itwongorera ibintu byose ikatwereka ibintu ibicuramye, sibyo? ibihagaze n'ibitwereka ikatwereka ibicuramye. nk'umuntu akaza kureba umugabo wawe, yahagera avuga ati mwaramutse neza, runaka arahari. shitani igahita ikwereka yuko hari ibyo bapanga, kandi mu by'ukuri wenda afite ibindi amushakira, kuko abantu bose bagomba kuganira. ariko aramutse ari n'ikintu kibi ntabwo yaza amubaririza ako kanya. hari siga umva, reka nkubwire, muri iki gihe ibintu byarakomeye. umuntu arifata, yaba ateretana n'umugabo wawe cyangwa nyine ubwo nyine akifata akazajya akwisekeshwaho bombi bafitanye isiri n'umugabo wawe, kandi we araza yisekeshwa n'iki wabibonera hehe? oya, ngewe ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ari byo nashatse kuvuga. ngewe ndashaka kwigisha urugo rwa gikristo, imyitwarire ikwiye kuturanga. ni iki noneho urugo rwa gikristo rwakora? niba ngewe navuze uko kubana neza no kwakira n'abandi, ukwiye kubana neza n'abaje bakugana, sibyo? ukabereka umutima mwiza, ahubwo nyuma ya wa mutima mwiza uwo ufiteho ikibazo ukicara ukakiganiraho n'uwo mwashakanye mu kinyabupfura, sibyo? mwe mukamenya uko wa muntu muri bumutware. erega buriya hari n'umuntu ushobora kureba ukabona ntumukeneye mu rugo rwawe, sibyo? kubera ko muri bwa bugwaneza na kwa kurinda igikristo cyanyu, kwa kurinda ijambo mwamenye muri mwebwe, na kwa kurinda imico ikwiye kubaranga, ukaba wakwicarana n'uwo muri kumwe mukabiganiraho, mukajonjora ya mico ya wa muntu, mukavuga muti reka turebe uburyo tumutwaramo, sibyo? ugasanga mwebwe ubwanyu mumufatiye ibyemezo. buriya hari n'ukuntu umuntu aza kugusura waba utamukeneye mu rugo rwawe, ugahita upanga urugendo utari wateguye. byose ni ibintu bigoye kuba waza ukansanga mu rugo tukaganira, agakenga akagusukira ukakanywa, noneho nangiza nkakubwira usanze rero ntahari, ubu ngubu nari ngiye kwitegura, ngiye kujya muri korali, mfite mushiki wanjye urwaye, uhimba gahunda, sibyo? ugahita ushaka gahunda. ntabwo icyo gihe nawe yicara azi yuko nyine udahari, ntabwo aba akihatinze, hahita asezera akitahira se. gusa ntukemuye ikibazo, kandi nyuma yo gutaha nta naho uri bujye, uri gumira aho ngaho ntubikemuye. rero
hari ukuntu ngewe njya mbona abantu dukunda guhubagurika, njya nkunda ikintu kijyanye n'umunwa, njya nkunda kucyigisha. Nanga umuntu uhubagurika agahuragura amagambo, ndabyanga. Niba ubona hari ikintu kikubyimbiye mu mutima, banza urebe uwo ugiye kukibwira, ubanza unashaka inzira nziza zinyuze mu mucyo uri bukimubwire. Ntabwo uko ibintu byose biturakaza ariko wajya ubihuraguraho umuntu ugasanga urugo ngo ni urw'abantu ngo barasenga, wajya kuri ukabona bahora bahondagurana imitwe n'itorero. Ntabwo rwaba ari urugo, ntabwo ruba rutanye n'abapagani. Ni hahandi abapagani birirwa baduseka, ukabona umuntu aririrwa aguseka akavuga ati ni ukubabona bambaye neza ngo bagiye gusenga, ati se basenga iki? Ati bariya ati mu kanya baraje barwanya. Mu by'ukuri kubona umugore n'umugabo bafatanye mu ijosi, abantu b'abakirisitu, barangiza ngo bagiye gusenga. Reka ntabwo ibi bintu aba ari byo. Yewe nari ndimo kubwira abadukurikiye, dukwiye kujya twiga imico ikwiye kuturanga igatandukana n'iy'abanyamahanga, sibyo? Hakabaho hari ikintu Satani ahururana akakizana, ariko we bitewe n'ijambo rikurimo, bitewe n'Imana wamenye, hakaba hari uburyo ugomba kwiga kugenda muri cya kibazo ariko wagabanyisha umuvuduko, sibyo? Aha rero tubwire abadukurikiye ko guhuragura amagambo atari byiza, sibyo? Dukwiye kujya dufata ibintu, ikikubabaje cyose ntaba ariko uhita ugiterura ngo ukirunde ku mutwe wo muri kumwe, ahubwo ikintu kikubabaje ugashaka inzira, ugashaka uburyo wiyoroheje uri bukinyuzemo, cya kintu kigakemuka. Ahangaha isomo nakuramo n'undi yakuramo ni ryo kujya tujyana ibintu mu kinyabupfura, ukabibaza igihe biri ngombwa. Murakoze.